Ese ni hehe umuntu ashobora gukura ubwenge bw'Imana? Ubwenge bw'Imana Ego ni impano y'Imana. Nta hantu twabukura, nta kiguzi twabona ngo tugure ubwenge bw'Imana. Kuko iyo biza kwa gutyo ntabwo abakene bari kubona aho bakura ubwo bwenge. Kuko ndatekereza abakire bari gutanga ibiguzi byinshi kugira ngo babone ubwo bwenge. Ariko kuko Imana ari umukozi w'umuhanga, yabonye ko atari ikintu cyo gutanga gutyo, ahubwo ibutanga nk'ubuntu. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ibyahishwe abanyabwenge byahishuriwe abaswa kubwo kumenya, kugira ngo hatagira umuntu wirata ubwenge bwe. Ubwenge bw'Imana rero ni Imana ikomeye. Kugira rero ngo Imana iguhe ubwenge bwayo, ugomba kuba ufite umutima uciye bugufiya, umutima wubaha Imana, ukunda gusenga. Kuko iyo usenga. Mbahaye ikaze kuri uyu murongo wa YouTube channel. Ngiye nitwa Emmanuel Byiringiro. Uyu munsi nkuko mubiruzi hano imbere yacu murabona yuko turi kumwe n'abasore babiri. Tubahaye ikaze kuri uyu murongo wa YouTube channel witwa Kizwa TV. Ego nabona abantu bakuru, reka batangire batwibwira. Nitwa Ikuzwe Bonheur nk'ibisanzwe, abakunzi ba Kizwa TV tumaze kumenyekana. Uyu munsi twabazaniye ibyiza, nanone turashaka kubabwira ubwenge bw'Imana itanga mu buzima bw'umukristo. Nitwa Bonheur, ndi umukristo wo muri ADPR, mbarizwa mu muryango bita sepu. Ni umuryango twese uko turi itsinda rikora kuri Kizwa TV, ni umuryango w'abakristo basengera muri ADPR biga muri kaminuza ya Kibogora. Na mugenzi wanjye yakivuga. Murakoze, nitwa Marcel Nzayisenga, ni umunyeshuri muri Kibogora Polytechnic. Nanjye nk'ibisanzwe ndi umukristo mu itorero rya ADPR, sengana na mugenzi wanjye. Turi n'abanyeshuri twiga hamwe, twese dukorera umurimo w'Imana muri sepu nk'uko yarabivuze. Murakoze. Marcel, mwadufasha mugasenga tugatangira ikiganiro cyacu. Reka dusenge. Izina rya Yesu. Uwiteka Nyiringabo, tugushimira ubutware n'ubushobozi waduhaye, tugahora dukangutsa amahoro muri iki gitondo. Reka wize imitima yacu, utubarire udukoreho ibyaha n'ibicumuro. Data mwiza, ikiganiro tugiye gukora aka kanya kibe data mwiza umumaro mu bazacyumva bose, kandi ukomeze kuba hagati muri twe dushoboza kureba mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ego. Murakoze. Twishimiye kubabwira inyungu cyangwa se ubwenge Imana itanga, inyungu bugira mu buzima bw'umukristo. Turasoma mu gitabo cy'Abakorino ba mbere. Abakorino ba mbere turasoma ibice 12, turasoma umurongo waho. Abakorino ba mbere 12 turasoma umurongo waho. Abakorino ba mbere 12 turasoma umurongo wa 7. Haravuga ngo umurongo wa 8, haravuga ngo umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya. Turashaka kuvuga ku bwenge Imana itanga. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'uwo mwuka, ni ukuvuga ngo ubwenge ni Imana itanga. Noneho turasoma no mu Migani ibice 3, turahera ku murongo wa 13. Ho haravuga ngo hahirwa umuntu ubonye ubwenge n'umuntu wiyungura kujijuka. Kubugenza biruta kugenza ifeza, kandi indamu yabo iruta izahabu nziza. Aho ngaho ubwo se twakuramo akantu ko kugenza ubwenge biruta kugenza ifeza. Indamu yabo iruta indamu y'izahabu nziza. 15 aravuga ngo buruta amabuye ya marijani. Marijani ni amabuye y'agaciro kenshi, ariko ubwenge buruta amabuye ya marijani. Kandi mu byo wakifuza byose nta na kimwe cyaguca urugero. Mu bintu wakifuza byose nta na kimwe cyaca urugero ubu bwenge Imana itanga. Mu kuboko kwabwo kw'iburyo bufite kurama, no mu kw'ibumoso bufite ubutunzi n'icyubahiro. Mu kuboko kw'iburyo harimo kurama k'ubu bwenge. Ubwenge bukwigisha kubaho ubuzima bugutera kurama. Noneho mu kw'ibumoso bufite ubutunzi n'icyubahiro. Ubu bwenge bubasha kukugeza no ku butunzi n'icyubahiro. 17 inzira zabwo ni inzira z'ibinezeza, kandi imigendere yabwo yose ni y'amahoro. Inzira zabwo, inzira ubwenge bugucishamo ni inzira z'ibinezeza, ni inzira z'ibishimishije,
ni inzira zikunezeza z'ibyishimo kandi imigendere yabwo yose ni iy'amahoro. ubwenge bw'Imana itanga imigendere yabwo ni amahoro, nta makimbirane butera, nta maka butera, nta ntambara butera, ni amahoro. 18 none ababwakira bubabera igiti cy'ubugingo kandi ubukomeza wese abagira umugisha. n'ababwakira iyo ufite ubwenge bumurikiwe n'abo mubana ababwakira mu muryango, nimba uri papa, nimba uri mama, nimba uri umwana, abo mubana baravuga ngo uyu mwana wacu afite ubwenge bw'Imana, baravuga ngo uyu muntu arimo umwuka w'Imana, burabanezeza, bubabera amahoro, babwakirana amahoro. ubwenge bw'Imana itanga twasomye mu Bakorino ba mbere haratubwira ngo umwe aheshwa ubwenge n'umwuka. ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ubu bwenge Imana irabutanga. reka twakire hari ikintu nibaza, ese ubwenge Imana itanga n'ubwenge abantu b'isi bafite, cyangwa ubwenge dushobora kwiga tukiga mu mashuri, butandukaniye he n'ubwenge bw'Imana, buno bwenge dukora mu mashuri? reka tubaze Marcel. murakoze. ubwenge bw'Imana buturuka mu ijuru n'ubwenge isitanga, ubwenge abantu biga mu mashuri, ubwenge abantu biga nyine mu basoma mu bitabo. ubwo bwenge hari itandukaniro n'ubw'Imana itanga. twifashishije Bibiliya kuko niryo jambo ry'Imana twubaha twese. muri Yakobo ibice 3 umurongo wa 13 kugera kuri 18 harabitubwira neza ubwenge bw'Imana butandukanye n'ubwenge bw'isi. ku murongo wa 13 muri Yakobo mu bice 3 haratubwira ngo ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga, ngo niyerekanisha ingeso ze nziza imirimo ye, ngo afite ubugwaneza n'ubwenge. ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. ngo bene ubwo bwenge si bwo manuka avuye mu ijuru, ahubwo ni ubw'isi, ni ubw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni. ngo kuko aho amakimbirane n'intonganya biri ariho no kuvurungana kuri no gukora ibi byose. 17 haratubwira ngo ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye kandi ni ubw'amahoro, ni ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira ubujyajya. ubwenge bw'Imana rero buturuka mu ijuru irya mbere buraboneye, ni ubwenge bw'ineza. umuntu ufite ubwenge bw'Imana atandukanye n'umuntu ufite ubwenge abantu biga basoma mu bitabo, kuko ubwenge bw'Imana bwuzuye urukundo. umuntu ufite ubwenge bw'Imana iyo agiranye amakimbirane na mugenzi we aramubabarira, amugirira ibambe, akamufite ubwuzu, akamugirira impuhwe, akamubabarira. kandi ikindi buraboneye, bwera imbuto nziza. kwera imbuto nshaka kuvuga ni ukubana n'abantu bose amahoro, aho tuba, aho twirirwa, mu bikorwa dukora, mu kazi kacu, tukabana n'abantu bose amahoro, tutarobanura ku butoni, tudakoresha ububasha twahawe icyo turi cyo, ahubwo tugakoresha ububasha twahawe icyo budutegeka. ubwenge bw'isi rero bwo ni ubwenge bwuzuye intonganya, amakimbirane. iyo umuntu afite ubwenge yahawe n'isi, yize mu bitabo yasomewe, yigishijwe n'abantu, ubwo bwenge butuma agira ingeso mbi, ntabwo yari imbuto nk'umwana w'Imana. usanga amahane ariwe agaragaraho, intonganya, urugomo, amakimbirane, usanga atabaniye n'abantu bose amahoro. ubwenge bw'Imana rero ni bwiza cyane, buraboneye, burera kandi butandukanye n'ubw'isi, kuko nta kiguzi twabona tugura ubwo bwenge, ahubwo ni impano ikomeye duhabwa n'Imana. none se Marcel, ni hehe umuntu ashobora gukura ubu bwenge bw'Imana? ubwenge bw'Imana ni impano y'Imana. nta hantu twabukura, nta kiguzi twabona ngo tugure ubwenge bw'Imana, kuko iyo biza kuba gutyo ntabwo abakene bari kubona aho bakura ubwo bwenge, kuko ndatekereza abakire bari gutanga ibiguzi byinshi kugira ngo babone ubwo bwenge. ariko kuko Imana ari umukozi w'umuhanga, yabonye ko atari ikintu cyo gutanga gutyo, ahubwo ibutanga nk'ubuntu. kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ibyahishwe abanyabwenge byahishuriwe abaswa kubwo kumenya, kugira ngo hatagira umuntu wirata ubwenge bwe. ubwenge bw'Imana rero ni Imana ikomeye. kugira rero ngo Imana iguhe ubwenge bwayo, ugomba kuba ufite umutima uciye bugufiya, umutima wubaha Imana, ukunda gusenga. kuko iyo usenze Imana
yumva gusenga kwawe ikaguha ibyo wifuza. Uribuka Salomo ubwo yamaraga kuba umwami, yagiye ku musozi atambira Imana ibitambo, noneho Imana iranezerwa iri mu ijuru, iramanuka iramusura mu nzozi, iramubaza ngo Salomo, uyu munsi wanejeje, none urashaka ko ngukorera iki? Saba icyo ushaka cyose ndakiguha. Salomo rero nk'umuntu warebye kure, uko yari akiri muto areba se kuntu yayoboye akiri umwami, aravuga ngo Mana, urabona ko nkiri mutoya kandi wangabiye ubwoko bwe ngo muyobore, nta kindi ngusabye ubwenge kugira ngo nzabone uko nyobora ubwoko bwawe uzagendere mu nzira ushaka. Imana rero iravuga ngo ubwo nsabye ubwenge ndabuguhaye kandi nsabye ikintu cyiza kandi nzaguha n'ibindi byose. Muri make ubwenge bw'Imana nta handi twabukura uretse gusenga tukubaha Imana, ubundi Imana ikatwishimira ikaduha ubwenge bwayo kugira ngo tubugenderemo. Ikindi kibazo nibaza, ese ko hari nk'igihe usanga kandi nawe wabivuzeho mu kanya gashize, hari nk'igihe usanga ugasanga umuntu ni umunyamashuri, afite amashuri menshi, afite PhD, ariko ugasanga uwo muntu ahorana umushiha, ugasanga ahora avuga nabi. Ese biba bivuze yuko uwo muntu adafite ubwenge bw'Imana cyangwa? Cyane, kuko umuntu ufite ubwenge bw'Imana nk'uko twabisomye ngo ubwenge bw'Imana buraboneye. Umuntu ufite ubwenge bw'Imana nta ntonganya zigaragara muri we, aba afite umutima uciye bugufi yubaha Imana. Umuntu ufite intonganya muri we ntabwo afite ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana nta kibukora, kuko muri Tito, reka tuhasome muri Tito ibice 3, ibice 11, haratubwira ngo kuko ubuntu bw'Imana bwabonetse butwigisha kureka kutubaha Imana. Kuko ubuntu bw'Imana bwabonetse butwigisha kureka kutubaha Imana. Ubuntu bw'Imana rero cyangwa se ubwenge bw'Imana ntabwo budushobora gukora ibibi, ahubwo butwigisha kureka ibyo byose byatuma tutubaha Imana, bukatwigisha kubaha Imana dufite imitima itungana Imana. Umuntu ufite intonganya muri we rero nta bwenge bw'Imana aba afite. Umuntu ufite amahane, umujinya, urugomo, amacakubiri, ubu nta bwenge bw'Imana afite. Ubwenge bw'Imana buraboneye kandi ubwenge bw'Imana butwigisha gukora ibikwiriye twubaha Imana nk'uko amategeko y'Imana abidutegeka. Marcel arakoze. Ikindi kibazo mbaza, ese ni izihe nyungu zituruka kuba umuntu afite ubwenge bw'Imana kurusha kugira ubwenge bw'isi? Ubwenge bw'Imana burimo inyungu nyinshi. Manze mvugane n'abantu b'abakristo badukurikira hano kuri Kizwa TV. Nimba uri umukristo ukaba ufite itsinda runaka mu itorero uyoboye, ukaba uri umupapa ufite inshingano zo kuyobora urugo, ukaba uri umumama, ukaba uri umwana, ikintu cya mbere nakwifuriza gusenga kugira ngo Imana iguhe ubwenge bwayo, iguhe impano y'ubwenge. Kubera ko Marcel yabivuze neza ngo ababuze ubwenge babusaba Imana. Aravuga ngo ubwenge Imana itanga ngo butwigisha gukora cyangwa se tubugaragarishe gukora ingeso nziza, kugira ingeso nziza. Inyungu ziva mu bwenge bw'Imana ni nyinshi. Reka mbahe akagero kamwe mbibutse. Murabizi ko mu ubwami, kugera ibwami nicyo kimwe mu bintu bigoye, ni ukwinjira ibwami. N'ubu ngubu kwinjira kwa perezida ni ibintu bigoye. Noneho reka mbibutse muri Bibiliya ku gakuru k'umugabo bita Natani kanditse muri Samweli wa 2 guhera ni mu bice 12. Agakuru ka Natani kavuga uburyo Dawidi yasambanye n'umugore w'umugabo bitaga Uriya w'umuheti. Uwo Uriya w'umuheti yari afite umugore bita Batisheba yari umugore wa Uriya yari umusirikare mutoya kwa Dawidi. Ariko igihe kimwe ubwami bwa Dawidi bumaze guhirwa, Dawidi amaze kugira umugisha, ngo yohereza abasirikare ku rugamba basigara mu rugo. Ngasigaye mu rugo, ngo Bibiliya iravuga ngo ubwo yari arimo aratembera ku nzu zo hejuru, ngabona umudamu wari uri mu roga hasi mu gikari cyo hasi. Abonye umudamu wari uri mu roga, ngamugirira irari. Amaze kumugirira irari, ngamutumaho. Uwo mudamu yari Batisheba, umugore wa Uri umuheti. Ngo amaze gutumaho Batisheba, ngo barasambana. Bamaze gusambana, hashize igihe Batisheba aratwita.
kwita abituma abibwira Dawidi. Dawidi abyumvishe kugira ngo asibanganye ibimenyetso yikure mu rubanza, ngo bituma ahamagara ku rugamba ngo muhe Uriya uruhushya. Bamaze guha Uriya uruhushya, ngo Dawidi aramubwira ngo ujye mu rugo uruhuke kugira ngo aze kuryamana na Batisheba icyaha kive kuri Dawidi. Ariko Uriya kubera ukuntu yari umusirikare watojwe neza wuzuye umwuka w'Imana, aravuga ngo ntabwo bibaho, ni gute najya kuryama kandi abandi basirikare bagenzi banjye bari ku rugamba, ngarara ku marembo y'ibwami. Ngo Dawidi abimenye, ngo ubwa kabiri asindisha Uriya, ngo ariko nabwo Uriya yanga kujya kurara kwa Batisheba. Ibyo ngibyo Dawidi ngo biramubabaza, ngo yandika akandiko agahereza Uriya ngo akajyane ku rugamba. Namara kukajyana ku rugamba, ngo kandiko kari kanditseho ngo Uriya mumushire ahari urugamba rukomeye, mumushire imbere bamuhereho bamwice. Byarabaye Uriya agwa ku rugamba, Dawidi ari ubikoze kugira ngo yikureho icyaha. Ibyo ngibyo bibabaza Imana ya Isiraheli. Imana irababara iravuga ngo Dawidi nawe nishimira, nawe wanezezaga. Bibiliya iravuga ngo kubera ukuntu Dawidi ngo wahaye urwaho abadayimoni kugira ngo basebye inzu ya Isiraheli. Nibutse abakristo, iyo ukoze icyaha navuga ngo mbivuze mu magambo make, navuga ngo ubuteje Imana abadayimoni. Nyine ubutumye abajene dukunda kuvuga ngo no kuveyuka, ubutumye abadayimoni basuzugura Imana. Imana nimba yakwishimiraga ikakureka avuga ati yo mbega agahungu kanjye, mbega agakobwa kanjye, mbega umukiranutsi wanjye. Iyo ukoze icyaha abadayimoni babona okaziyo, babona amahirwe bajya kukureka. Niko byagenze kubera iyo okaziyo Dawidi yahaye abadayimoni ku Mana. Bibabaza Imana. Imana iravuga ngo Dawidi urambabaje. Imana bimaze kuyibabaza ibihanurira umuhanuzi Natani. Ndashaka kuvuga ubwenge Imana itanga. Ubwenge Imana itanga buraboneye, bukwigisha kuvuga, bukwigisha kubaho. Ndashaka kubabwira ukuntu Natani yarokotse, noneho bikamuhesha gutanga mesaje ubwami. Iyo mesaje bakubwiye ngo uyijyane ibwami, uvuge ngo umwami warasambanye none Imana yarakaye. Ibwo Imana yarakaye rero yavuze ko igiye kuza ibyago n'inkota bitazashira mu rugo rwawe. Iyo mesaje kuyijyana ibwami ushobora kuhaba, ariko kubera ukuntu ubwenge bumurikiwe ari ikintu cyiza, ari ikintu Imana itanga ku bantu bayo. Imana yahaye ubwenge Natani ageze ibwami, ni umuhanuzi ugiye gutanga mesaje itari nziza ibwami, ariko kubera ubwenge Imana yamuhaye, agezeyo abwira umwami, aramubwira ngo mwami reka nkubwire umugani. Ngaca umugani, ngaravuga ngo muri iki gihugu ngo habayeho umuntu w'umutunzi afite ibya mirenge bihambaye, ngo ariko uwo mutunzi nubwo ahari, ngo hari n'undi muntu w'umukene ngo afite agatama kamwe konyine, ngo ako gatama ngo akaraza mu gituza cye. Ngo ikintu kibabaje, ngo uwo mutunzi yagize umushyitsi, amaze kugira umushyitsi asuwe, ngaho kugira ngo akore muri bwa butunzi bwe, ngo ahubwo afata ka gatama k'umukene aba ari kabaga akagaburira umushyitsi yagize. Ngo ibyo bintu Dawidi abyumvishe biramubabaza, aravuga ngo mu gihugu cyanjye uwo muntu arimo. Natani arasubiza ati ye. Dawidi ahita avuga ngo uwo muntu akwiriwe gufatwa agahanwa, yamara guhanwa akishyura n'icyo kiguzi cy'uwo muntu yagiriye nabi. Amaze kuvuga utyo, Natani ahita abwira Dawidi, aramubwira ati mwami uwo muntu ni wowe. Dawidi arakangana biramuyobera. Natani ahita ahanura aravuga ngo umva uko Imana ivuze. Imana iravuze ngo niki cyatumye ufata umugore wa Uriya w'umuheti Batisheba ukamusambanya ukamugira umugore wawe? Ngo ese abagore bo muri Isiraheli bose sabaho, abakobwa bo muri Isiraheli bose sabaho? Ngese iyo baza kuba bake si uba warasabye Imana ikakongera abandi? Ngo Natani arahanura aravuga ngo kubera ko wahaye urwaho abadayimoni Satani ku nzu yanjye ya Isiraheli, ngo inkota ntabwo izashira muri uru rugo rwawe, inkota ntabwo izashira ibwami. Ngo Dawidi abyumvishe yikubita hasi. Natani aritahira. Natani atanze mesaje itari gutangwa n'umuntu uwo ari we wose, noneho asohoje iby'Imana yifuzaga kubera ubwenge bw'Imana. Bene data ari igihe Imana igwishurira nk'ibintu
mwibuke umuntu bita Yona Imana imuhishurira ikamubwira ngo ajye kuvuga ubutumwa i Nineve, yanze kujyayo. Amaze kwanga kujyayo, muribuke ko urufi rwamumize, ariko urufi rumumize ngo ageze mu nda y'urufi asenga Imana. Asenze Imana yumva gusenga kwe, Imana imugarura kuvuga ubutumwa i Nineve. Urufi rumaze kumuruka ngo Yona yagiye kuvuga ubutumwa, ababwira ko nibatihana bagomba gupfa. Abantu baho ngo bahita bagira umutima uciye bugufi, barihana. Bamaze kwihana, Imana ibwira Yona ngo subirayo babwire ko mbababariye. Imana imaze kubwira Yona ngo subirayo babwire ko mbababariye, Yona arababara, ngagira umutima utari mwiza, aravuga ngo Imana ngo ndasubirayo gute mbabwire ko mbababariye, ubababariye kandi wari nyine. Yona biramubabaza, mbega we yari ahagaze ku musozi, yabaye nk'umuntu uvuga ati Imana yavuganye nanjye, kandi koko yari yavuganye nawe by'ukuri. Iramubwira ati bari abantu ngiye kubarimbura, subira genda ubibabwire. Yona amaze kubibabwira, Imana nyuma yisubirayo iramubwira ngo mbagiriye ibambe kubera ko baciye bugufi bakanyumvira, genda ubabwire ko mbabariye. Yona ahagaze nko ku musozi, we yari ahagaze nko ku musozi yitaruye, arimo arareba avuga ati bari abantu Imana igiye kubarimbura, reka ndebe. Ariko Imana ibagirira ibambe. Nshatse kuvuga iki? Hari igihe Imana ikubwira nk'ikintu kuri mugenzi wawe ikakiguhishurira, ugahita uba nka Yona ugashaka guhagarara ku musozi ati Imana yambwiye ati bariya kigiye kubarimbura, yambwiye ko bariya ibakuyeho amaboko. Ugahita uhagarara ku musozi ngo urebe uburyo bagwa, ngo urebe uburyo barimbuka, urebe uburyo bapfa. Oya, nubwo dufite impano nyinshi, impano zo kuririmba, impano zo guhanura, impano zo gusirimba, dukeneye impano y'ubwenge. Impano y'ubwenge ikubwira ngo ubwo Imana imbwiye ngo uyu mugenzi wanjye hari ibitari kugenda neza, Imana ikubwira ngo mwiriye kumusengera tukava muri ibi ngibi. Nakunze Daniyeli, yari afite impano y'ubwenge, sibye ko byamuhesheje kugera ku nyungu nyinshi. Mwibuke ko yari umuyobozi wa gatatu i Babuloni mu bihugu 127, yari umuyobozi wa gatatu. Ariko kubera ukuntu yari afite impano y'ubwenge, ngo nta kosa na rimwe yagiraga mu bwami. Ubu bantu turi kuganira kuri Kizwa TV, mu rugo iwanyu aho uba muri sosiyete, bagushatse ikosa bari kubura. Keneye impano y'ubwenge kugira ngo ikwigishe kubaho ubuzima bukiranuka. Daniyeli byamuheshaga kuyobora nta kosa afite. Noneho impano y'ubwenge yari ifite yamwigishaga kuba ari umuyobozi uciye bugufi, ufite umutima uciye bugufi, bikamwigisha gusenga 3 ku munsi. Ari umuyobozi, baze nawe prime minister, umuyobozi ukomeye. Kubera iki gihugu ukuntu cyari cyagutse, ari empire igizwe n'ibihugu 127, mbega yari umuyobozi w'ikitabashwa, ariko akicisha bugufi agasenga 3. Impano y'ubwenge. Ubwo bishatse kuvuga yuko impano y'ubwenge Imana itanga inatwigisha gusenga cyane rwose. Kubera ko hari situwasiyo igeramo, wenda reka mvugane n'abantu bari i Nyagatare. Abantu bari i Nyagatare, mbibutse ko iwacu ari ni Nyagatare. Abantu bari i Nyagatare, insengero nyinshi zirafunze. Impano y'ubwenge ikwigisha uburyo ukwiye kubaho ubuzima busenga mu gihe hatari insengero. N'insengero ntabwo dusenga kubera ko insengero zirahari. Wibuke ko umutima wacu ari zo nsengero Imana yishimira. Iyo ufite impano y'ubwenge, ubungubu kubera ko nta nsengero ziri, abantu benshi baravuze ati byararangiye byo gusenga. Ariko ufite impano y'ubwenge, Imana iramubwira ngo ujye ubigenza gutya, mu gitondo upfukame usenge, mugirire neza mwana wanjye. Impano y'ubwenge ikwigisha gusenga, impano y'ubwenge ikwigisha kubana na bene wabo. Daniyeli, Bibiliya iravuga ngo yari umuntu wegeranya abandi bantu bari bari kumwe mu bunyage. Nta nsengero zari ziriyo, bari n'abacakara, nta jambo bafite, nta burenganzira bafite mu gihugu, ariko akegeranya ba Zerubabeli, ba Ezira, ba Nehemiya n'abandi bajeni bari baravukiye mu bunyage. Wibuke ko babumazemo imyaka 20. Daniyeli akabigisha gusenga, yamara kubigisha gusenga nawe akabasabira, akavuga ngo Mana, bene wacu abasekuruza bacu bakoze ibyaha bacumura kuri wowe, ariko ubababarire, numara kubababarira natwe tubabarire, tukugirireho ubuntu, udusubize mu gihugu cyacu cy'isezerano. Narimo zisamare z'inyungu ziri mu bwenge bw'Imana. Undi muntu wari ufite ubwenge bw'Imana ni Salomo. Uyu nguyu Marcel yavuze. Salomo, mwibuke kuyobora igihugu ntabwo yari kubishobora,
ariko kubera impano y'ubwenge agize amahirwe arasenga Imana, yumva gusenga kwe imwemerera kumuha impano y'ubwenge. Mvugane n'abantu bayoboye amasosiyasiyo runaka, abantu bayoboye amatorero runaka, mukeneye kuba nka Salomo mukavuga ngo Mana duhe impano y'ubwenge, kubera ko niba perezida wa korali udafite impano y'ubwenge, icyambere ubwibone buzakuzamuka, uzamuvuga ati mfite umutwe nyoboye, vuga ataba ndabayoboye n'abantu banjye. Ikindi kintu cya kabiri bizatuma uvuga ibintu bidakwiriye. Bibutse ko kuvuga ari kimwe mu bintu by'ingenzi. Kuvuga nabwo nayo se n'impano Imana y'ubwenge Imana itanga. Ntabwo twavuze ku nkuru ya Natani uburyo yagiye kuvuga amakuru ibwami. Kuvuga ni impano y'ubwenge Imana itanga. Ni impano y'ubwenge itanga. Mbega Imana iguhaye ubwenge ikwigisha kuvuga. Ntabwo mwibuka ku Salomo yacaga urubanza akavuga ngo uyu mugore arabeshya, umwana ni uw'uyu mugore. Impano y'ubwenge. Impano y'ubwenge kandi kubera ko Imana iyiha abantu b'abakristo bayo, bisaba ngo dukomeze dusenge, tugume imbere y'Imana, noneho buri munsi ijye ivugana natwe itubwire ngo bana banjye uyu munsi mukore gutya, ejo muzakore gutya. Buri munsi tugomba guhora imbere y'Imana kugira ngo ikomeze kutuyobora mu bwenge bwayo. Bakunzi ba Kizwa TV, murabona yuko ibyo twavuga ku cyangwa imimaro y'impano y'ubwenge Imana itanga ku bana bayo ni myinshi. Ahubwo icyo tubabwira nuko tubararikira kuzakurikirana igice cya kabiri cya kino kiganiro cyacu ubutaha, kugira ngo tuzarusheho kumenya se ni iyihe mpano y'ubwenge Imana yaduhaye, ese ni gute dukwiriye kuyikoresha. Numva aricyo kizakurikiraho. Kandi ubaye utarakora subscribe, icyo tugusaba nuko wayikora kugira ngo uzurushaho kubona ibiganiro byacu bica kuri uyu murongo wa YouTube channel, ndetse iki kiganiro kugira ngo kigere kuri benshi ukabasha no kugisharinga no ku bandi, kugira ngo Imana ikomeze nabo kugira ngo nabo bamenye uko bakuriye gusaba impano y'ubwenge, kandi Imana irayitanga. Reka dusoze dusenga. Mana, mu izina rya Yesu, dushimiye neza yawe Kristo. Mu mpano utanga harimo impano y'ubwenge, impano wahaye Salomo, impano wahaye Natani akabasha kuvuga inkuru nziza ibwami, impano utanga Kristo niyo wahaye Daniyeli i Babuloni. Turasenze kugira ngo uyihereze abantu bawe, uyihereze itorero ryawe, uyihereze abakunzi bo kuri Kizwa TV, uduhe impano y'ubwenge, duhereze kuyoborwa nawe. Ibyo twirukanye ni gukora ku mwanzi, ahubwo turasenze kugira ngo ubushake bwawe aribwo buguma kuganza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.